Yesu ashimwe bene data, Imana ihabwe icyubahiro. Turashima Imana uyu munsi ko twongerewe umunsi wo kuyiramya no kwihimbaza. Tugeze ku munsi wa 10 dusenga twiriza ubusa amasengesho y'imisi 21. Turashima Imana rero ko yabanye natwe mu gihe cyatambutse, kandi ongera kubashimira mu by'ukuri. Imana ibaha umugisha kubw'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo mudahwema kugaragaza, mwishaka, musenga, mufashanya, tuba kumwe. Icyubahiro cy'Imana gikomeze kubajya imbere, kandi igitinyiro cy'Imana gikomeze kubabaho. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Reka rero dusenge kandi tunakomeze gusenga tudacika intege, kuko nzi neza ko Imana yacu ari Imana yo kwizerwa, kandi nta n'umwe muri twe uzabura ingororano zayo, kuko ni Imana idakoze isoni abayiringiye. Reka dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimiye ko ari we Imana nziza y'urukundo, Imana y'ubuntu n'imbabazi zitagereranywa. Duciye bugufi aho ijambo ryawe Mwami, reka ryubake imitima yacu. Ijambo tugiye kureba kuri uyu munsi ribe ibyo kurya bitunga ubugingo, kandi rihindura imitekerereze yacu n'imyumvire yacu, irushaho kukwegera ndetse no kwinjira mu masezerano yawe. Urakoze Mwuka Wera ko utwigishije kandi dushoboje kumva ijambo ryawe no kurishyira mu bikorwa, no kugira ngo rihindure ubuzima bwacu. Icyubahiro kibi cyawe, njyewe ugiye kuvuga ntaba ari jye, ahubwo Mwami izina ryawe rishyirwe hejuru mu mitima yacu no mu buzima bwacu bwose, n'igihugu cyacu ndetse n'isi yose, aho tugukeneye muri iki gihe. Ibidashobokera abana b'abantu tuzi ko kureba bishoboka Mwami, niwe twiringiye twe gukorwa n'isoni, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, Imana ibaha umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 18 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8. Reka dusome aya magambo. Umutwe w'amagambo uyu munsi, umutwe w'ijambo turi kuvuga ngo uratubwira imbaraga zo gutitiriza. Imbaraga zo gutitiriza, gutitiriza Imana cyangwa se kwinginga. Imbaraga zo gutitiriza nk'uko tubisanga mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, Luka 18 murongo wa 1 kugeza kwa 8. Yesu abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati: hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga, aramubwira ati: ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati: nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera, kuko adahora, kugira ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Nuko Umwami Yesu arabaza ati: ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se iyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Amen. Tubonye umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Ni umugani Yesu yaciye atwereka ko twiye gusenga tutarambirwa, cyangwa se ngo dusenge nitugera hagati tubonye gusubizwa bitinze ducika intege. Mu by'ukuri baratubwira imiterere y'uyu mucamanza. Umucamanza ntiyubahaga Imana, ndetse ngo ntiyitaga no ku bantu. Yari umuntu utari mwiza, yari umucamanza w'umugome. Ariko haza umupfakazi nawe warenganye, aza kumusaba ubufasha. Ariko ubufasha yari kumusaba yarabumwimye mu gihe tutazi. Ariko umupfakazi yahoraga aza iminsi yose amusaba kumurengera ntacike intege. Uku gusaba adacika intege kwasumbije imbaraga ububi bw'umucamanza, bituma atsindwa. Aramusubiza, atamushubije kuko ari mwiza, atamushubije kuko amufitiye impuhwe, ahubwo amushubije kubw'imbaraga zo gutitiriza, kugira ngo adahora azi iminsi yose akamushya. Ko yarabonye yuko nta gahunda afite yo kuzarekeraho, ahubwo azabikora iteka n'iteka akamubuza amahoro. Birangira amusubije. Yesu aratubaza ikibazo ngo: ese
niba umucamanza w'umugome utubaha Imana ntiyite ku bantu bamutitirije agatanga igisubizo atari uko ari umuntu mwiza, ahubwo kuko adashaka ko bazajya bazi iminsi yose bamutitiriza. Yesu arabaza ati, ese niba umucamanza ashubije umupfakazi kubwo kwanga kumutitiriza, so wo mu ijuru ntazarengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro? Noneho Imana umubyeyi wacu, Imana umubyeyi wacu wadutwite mu rukundo rwe akatubyara muri Yesu Kristo tukitwa abana be uyu munsi, ntabwo azarengera abana be bamutakira ku manywa na nijoro? Yesu arasubiza ati, ndababwiza ukuri ko azabarengera cyangwa se azarengera intore ze kandi vuba. Uwiteka mwene data, umubyeyi wawe ugukunda urimo gusenga muri aya masengesho, icyo usaba icyo ari cyo cyose, ambara imbaraga zo gutitiriza. Uwiteka azumva gusenga kwawe mu izina rya Yesu. Irindi jambo turisanga muri Luka ibice 11 nanone umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Luka ibice 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigisha abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshye. Arababwira ati, uyu murongo utindeho 5, arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye mpingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira? Uwo mu nzu akamusubiza ati, windushya, namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuha kuko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Haleluya. Twongeye kumva imbaraga zo gutitiriza. Yesu amaze kwigisha abigishwa be gusenga nk'uko tubyumvise cyangwa dusanzwe tubizi, ariko yongera aravuga ngo, ninde muri mwe ufite inshuti ye ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, mfite inshuti yanjye impingutseho sinfite icyo kuyigaburira, nk'umutsima imitsima 3 kugira ngo nyigaburire, hanyuma iyo nshuti ye ikamubwira ko yaryamye n'abana baryamye, itari bubyuke ngo imuhe imitsima, ariko kuko akomeje kwititiriza ngo izabyuka imuhe imitsima itabikoze kuko ari inshuti ye, ibikoze kubw'imbaraga zo gutitiriza. Hanyuma arakomeza avuga ngo, namwe rero nuko musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko usabye wese ahabwa, n'ushatse abona. Mwongeye kumva imbaraga zo gutitiriza. Ntiyabyutse kuko ari inshuti ye n'umutima ukunze, yabikoze kubw'imbaraga zo gutitiriza. Yesu arakomeza kutwereka ibanga ryo gutitiriza, ko rishobora gutuma ibitashobokaga bishoboka, ibitari gukoreka bikoreka. Uriya mucamanza yabikoze atari afite gahunda yo kubikora kuko bamutitirije. Iyi nshuti irabyutse itanze imitsima atari kubwo kuba ari inshuti ye imubyukije, ahubwo kuko amutitirije. Urundi rugero rwa 3 tugiye kureba ni muri Matayo 15 umurongo wa 21 kugeza kuri 28. Matayo 15:21 kugeza 28, inkuru y'umunyakananikazi. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza. Yesu aramwihorera. Nuko abigishwa be baramwegera, baramwinginga bati, musezerere kuko
adutakira inyuma. Arabasubiza ati sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara. Yesu aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa, kuko yari umunyamahangakazi w'umunyakananikazi, ntabwo yari umwisiraheli. Nawe ati, uwo mugore nawe ati ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Haleluya. Tubonye urundi rugero rwa gatatu noneho kuri Yesu ubwe. Umugore w'umunyakananikazi w'umunyamahangakazi, ntabwo Yesu yabwirizaga abanyamahanga, yagomba kubwiriza abayisiraheli nabo bakagenda bakabwiriza abanyamahanga. Yagomba kubwiriza abayisiraheli nabo bakazajya kubwiriza abanyamahanga mu gihe cyabyo. Ariko umugore aramutakira w'umunyamahangakazi, umunyakananikazi wamenye amakuru y'Imana, wamenye amakuru ya Kristo ko ari umwami. Arabanza aramutumbagiza, aramuramya, amujyana mu ijuru, aramubwira ati mwami mwene Dawidi mbabarira. Mwami aramuzamura, amushyira mu bumana bwe, aramumanura, amushyira mu mubiri, amwambika umubiri, ko yari yamaze kumusobanukirwa. Amaze kumwambika umubiri amubwira ikibazo cye. Mbese mu yandi magambo yamujyanye hejuru, amuha icyubahiro akwiriye cy'umwami. Araza amwibutsa ko ari mwene Dawidi wavutse yambaye umubiri, amujyana ikuzimu kujya kurwana n'abadayimoni ngo amukirize umwana mukureyo. Ni ukuvuga ngo yari azi ubushobozi bwa Kristo mu buryo bwose buhagije. Amugize umwami, amuzamuye mu ijuru, aramumanuye, amushyize ku isi. Ni mwene Dawidi, yavutse yambaye umubiri, yaje kwambara umubiri, amujyanye ikuzimu kujya kurwana n'abadayimoni kugira ngo amukurire y'umukobwa we waziritswe n'abadayimoni. Haleluya. Ariko Yesu araceceka, aramwihorera. Umugore arakomeza arasakuza, abantu bamuca intege, abigishwa bati mubwira ceceka yikomeza kudusakuriza niba nta kimumariye. Aravuga ati ntabwo nazanywe n'abanyamahanga, nazanywe n'abayisiraheli. Ariko umugore arakomeza aratitiriza, kuko yari azi ko wabwira afite ubushobozi bwo kumukemurira ikibazo, nubwo atarakwiriye, nubwo atari mu bari qualified, ntabwo yari mu bakwiriye, ariko yari azi ko wabwira afite ubushobozi bwo kumukemurira ikibazo. Haleluya. Mwene data ntucike intege muri aka kanya. Yaba ari imbaraga zikurwanya, yaba ari ikirere gifunze kugira ngo amasesho atumvikana, yaba ari karande zigose ubuzima bwawe, yaba ari ibyo utari ukwiriye mu buzima bwawe, ariko uyu munsi ndakubwira ikintu kimeze gutya. Niwinjira mu mbaraga zo gutitiriza, usaba afite ubushobozi bwo gusubiza icyo umusabye cyose. Ndaza kubabwira amahame yo gutitiriza, uburyo mwatitiriza n'umutima umwe kugira ngo mutaza gusaba n'ibibica nk'uko twabibonye, ahubwo usabe ibyo ugomba gusaba kandi Imana yumve gutaka kwawe, nk'uko Yesu yatubwiye imbaraga zo gutitiriza. Hanyuma bigeze ubwo aratitiriza, Yesu arongera amusubiza ubwa gatatu. Ubwa kabiri wemera yavuze ko ubwa mbere yacecetse aramwihorera, ubwa kabiri arasubiza ati siwe natumweho. Ubwa gatatu aramubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Umugore aramusubiza ati n'imbwa nazo zirya kubuvungukira buvuye ku meza y'abashebuja. Yesu aravuga ati noneho uyu mugore birarenze, izi mbaraga zo gutitiriza zirarenze. Arambwira ngo umugore, kwizera kwawe ni kwinshi, genda bikubere uko ushaka. Uwo mwanya umukobwa we arakira. Haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana riratubwira muri Filipo, mu Filipi 4:5 turavuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Haleluya. Ibyo mukennye byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Mubyingingiye kandi mushima. Mu Efeso 6:18 haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Haleluya. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Uyu munsi ndaje nkubwira imbaraga zo gutitiriza mu izina rya Yesu. Gutitiriza byahinduye umucamanza utubaha Imana ntite ku bantu, akemurira umupfakazi ikibazo. Gutitiriza kwatumye Yesu akiza dayimoni umwana w'umunyakananikazi. Gutitiriza byatumye inshuti ititaye ku nshuti yayo iyikemurira ikibazo atari kubwo ari inshuti ye, ahubwo kubw'imbaraga zo gutitiriza. Uyu munsi Yesu arakubaza ikibazo kimeze ngo niba umucamanza utubaha Imana ntiyite ku bantu, akemura ikibazo cy'umupfakazi,
kubwo kumutitiriza. Niba inshuti itabyukijwe nuko ari inshuti yayisabye ikabyutswa n'imbaraga zo gutitiriza, niba umunyakanani akirijwe, umwana wakize atarabyemerewe ko ari umunyamahangakazi kubw'imbaraga zo gutitiriza, ese si wo mu ijuru ntazatabara intore ze zimutakira ku manywa na nijoro? Ntazatabara intore ze zimutakira ku manywa na nijoro? Aravuga ngo ndakubwiza ukuri ko azazirengera kandi vuba. Haleluya. Gutitiriza bivuga iki? Bivuze gusenga wicisha bugufi, uhozaho kandi udacika intege. Gutitiriza bivuze gusengera icyifuzo usengera wicishe bugufi. Iri jambo kwicisha bugufi muryitondere. Kwicisha bugufi biraza gutuma Imana ikwitaho, kuko uyu mugore w'umunyakananikazi yararamije Yesu mwene Dawidi, mwami mwene Dawidi, mwami mwene Dawidi. Yazamuye icyubahiro cy'Imana cya Kristo, amenya ko ari Imana, aramumarura, amwambika umubiri, amenya ko yavuye mu ijuru akaza mu isi akavuka yitwa mwene Dawidi. Hanyuma mutuma ikuzimu kujya kumukiriza umwana waboshywe n'abadayimoni. Uyu munsi Kristo ariteguye kumuzamura ukamushyira mu ijuru, ukamenya ko ari we mwami, ukamumanura ku isi, ukamenya ko yambaye umubiri kugira ngo ucungure, ukamutuma udashobora kugera kugira ngo kugendere, kandi akemura ibitashobokaga. Ibyo watekerezaga mu bitekerezo byawe ko utabishobora, ibyo abantu batekereza ko bitashoboka ku buzima bwawe, kuko usaba afite ubushobozi. Yavuye mu ijuru aza ku isi, ajya ikuzimu, yambura Satani imfunguzo z'urupfu na kuzimu, araziduha. Aravuga ngo yahawe utware bwose mu ijuru no mu isi n'ikuzimu, kandi byose biri mu kiganza cye uyu munsi. Mwene data, injira mu mbaraga zo gutitiriza. Sinzi icyo usengera muri aya masengesho, ariko uyu munsi wambara imbaraga zo gutitiriza mu izina rya Yesu. Ntucike intege, nturambirwe, ntutentebuke, komeza usenge. Icyo usengera ugisaba arashoboye. Niyo atagikora kuko yari yarateguye kugikora, azagikora kubw'imbaraga zo gutitiriza. Ariko uyu munsi ca bugufi, senga uciye bugufi. Priez avec humilité et insistance. Priez avec humilité et insistance. Ca bugufi. Abajya basubizwa amasengesho y'agahimano nk'aya babandi b'Abayisiraheli mu butayu batugaruka, Imana ikabaha inyama na mugiga, n'abadafite kwicisha bugufi, n'abasenga bitotomba. Oya, ntiwitotombe, manuka n'umutima umenetse, umenye gukomera kwa Kristo, umenye ubushake bwa Kristo, umenye imigambi ya Kristo, umenye ubushobozi bwa Kristo, umutakambira udacika intege. Niyo abantu baguca intege nk'uko uriya munyakananikazi bamuciye intege, ntuzacike intege. Komeza usakuze, komeza utakambira Imana. Niyo wabona hari ibikweretse ko bitagishoboka igihe cyarenze, na nyuma ya zeri irakora, komeza utakambe. Kwizera kwawe kuraguzagukiza. Imbaraga zo kwizera kwawe ziherekejwe no gutitiriza zizazura ibyapfuye mu buzima bwawe, zizabohora ibiboshye mu buzima bwawe. Imbaraga zo gutitiriza mu izina rya Yesu. Ariko uyu munsi menya ibintu bitatu. Icya mbere, kwicisha bugufi. Icya kabiri, gusenga utarambirwa. Icya gatatu, gushimira Imana ibyo yakoze mu buzima bwawe. Ibyo bintu bitatu nubisengana utarambirwa, ntacyo uzasaba Imana ngo ireke kukiguha. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, ntimwumvise iyo nshuti ibyo yakoreye inshuti yayo kubera kuyititiriza? Musabe namwe muzahabwa, mushake namwe muzabona, mukomange namwe muzakingurirwa, kuko Imana ari iyo kwizerwa, kandi Imana ari urukundo. Bene data, nagira ngo uyu munsi winjire mu mbaraga zo gutitiriza, nta kitazakoreka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ufite kwicisha bugufi, ufite gusenga utarambirwa, kandi ufite gushima mu mutima wawe ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Nta kabuza ibidashobokera abana b'abantu, Imana izabikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mukomere mu masengesho, mwambara imbaraga zo gutitiriza. Imana niyo kwizerwa, ntigira abantu ku butoni. Yesu yaravuze ngo mutitirize. Hari ibidashobora gukoreka ako kanya, kugira ngo Imana ikwiyegereze kurushaho, kandi rebe umuhati wawe, kandi rebe ko wayishatse kurutaho, kandi ibone kuyizera kurutaho, hanyuma gukorera imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe.
Imana y'amahoro ibasubize kwifuza kwanyu kandi bagirire neza, kandi umwuka wera abambika imbaraga zo gutitiriza kugira ngo ibidashobokera abana b'abantu bikoreke mu buzima bwacu. Aya masengesho mwene data nahindura ubuzima bwawe, wambara imbaraga zo gutitiriza, ibidashobokera abantu birashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turinda umwuka wo gucika intege, twambika imbaraga zo gutitiriza tutarambirwa, dusenga twicishije bugufi kandi duhozaho, kandi dufite gushima mu mitima yacu ibyo wadukoreye byose. Mwuka wera dushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.